tanga ibitekerezo muri aya makuru ku butumwa bugufi SMS andika Rwanda usiga umwanya wandika ubutumwa ubwohereze kuri 5074. Mwahisemo neza cyane kumva Radio Rwanda. Mbere ko twinjira amakuru mu buryo burambuye, dusiye Jean Giselle abanza tunyuremo hamwe mu ingenzi yakomeje kugerwaho cyane mwisi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yageze i Addis Ababa muri Ethiopia aho yitabiriye inama isanzwe 49 y'akanama k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe iteganyijwe kuva ejo kuwa kabiri tariki 28 kugeza kuwa gatatu tariki 29 z'uku kwezi. Akigera ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bole, Minisitiri Nduhungirehe n'abandi bayobozi bakiriwe n'umuyobozi ushinzwe protocole muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Ethiopia Meraku Bidada. Iyi nama itegurwa na Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe zibanda ku nsanganyamatsiko ijyanye no kwimakaza gahunda zo kugeza amazi meza na serivisi z'isukura kuri bose hagamijwe kugera kuri gahunda y'icyerekezo Afurika yiyemeje ya 2063. Minisitiri Nduhungirehe yerekeje muri Ethiopia i Dar es Salaam muri Tanzania mu ruzinduko rw'akazi yarimo aho yakiriwe ku munsi w'ejo na Ambasaderi Mahmoud Tabit Kombo ushinzwe ubutwererane bwa Afurika y'Iburasirazuba. Ibiganiro byabo byibanze ku gushimangira umubano n'ubufatanye bw'ibihugu byombi. U Rwanda na Tanzania bisanganiye umubano n'ubufatanye ushingiye ku bukungu, ubucuruzi, imishinga migari y'iterambere, ubufatanye mu by'ingabo, ubuhinzi, ikoranabuhanga, uburezi n'ibindi. Kuva kuri uyu wa mbere mu gihugu hose hatangiye gahunda nzamura bushobozi igamije kongerera ubushobozi abana biga kuva mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu wa gatanu bagize munsi y'amanota 50% mu mwaka w'amashuri 2025-2026. Minisiteri y'Uburezi yibukije ababyeyi gukurikirana ko abana babo bitabira neza iyi gahunda uko bikwiye no kubashakira ibikoresho by'ingenzi bakenera mu myigire yabo kandi bakirinda icyatuma batayitabira. Muri rusange iyi gahunda ikaba igamije gufasha abanyeshuri gusobanukirwa neza amasomo batumvise uko bikwiye, kubongerera icyizere no kubategura neza ku masomo azakurikiraho. Gahunda nzamura bushobozi ikaba izajya itangira saa 2 za mu gitondo igeze saa 6, ikaba biteganyijwe ko izasozwa tariki 28 z'ukwezi gutaha kwa munani. Mu yandi makuru, kuri uyu wa kabiri Kigali haratangira imurikagurisha mpuzamahanga ry'uyu mwaka rizaba ribaye ku nshuro 29. Umuvugizi w'urugaga rw'abikorera PSF William Muhozi yavuze ko expo y'uyu mwaka izaba ariyo nini kurusha izabanje, ikazahuza abamurika ibikorwa benshi kurushaho, igafungura amahirwe mashya mu bucuruzi n'ishoramari, kanatanga akazi ku rubyiruko ndetse ikazitabirwa n'abasaga 300. PSF kandi ivuga ko by'umwihariko ku rubyiruko ngo ari amahirwe mashya yo kwerekana impano zarwo, kwagura amasoko bakagera mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba no ku rwego mpuzamahanga ndetse no guteza imbere ubucuruzi. Expo izatangira ejo kuwa kabiri tariki 28 z'uku kwezi kwa karindwi izageza tariki 17 z'ukwezi gutaha kwa munani. N'amakuru ya Radio Rwanda mukomeje gukurikira, muratwumva munyuze kuri YouTube ndetse no kuri FM. Ibihugu byo mu karere n'u Rwanda rurimo byaburiwe ko ikiza cya El Nino kibasiye isi gishobora guteza ibihombo bikomeye mu gihe ubushyuhe bwakomeza kwiyongera mu nyanja ya Pasifika nk'uko buri kugenda bugaragara. Abahanga mu iteganyagihe bavuga ko uretse guteza ibyago by'amapfa, imyuzure, ubushyuhe bukabije n'inkubi y'umuyaga mu bihugu byinshi, ngo El Nino ishobora no guhungabanya ubukungu bw'ibihugu ndetse n'urwego rw'amabanki muri Afurika kuko ngo ibikorwa remezo bishobora kwangirika, amafaranga ya leta akabura, bityo ibihugu bimwe bikagorwa no kwishyura imyenda byafashe. Banki Nyafurika itsura amajyambere yatangaje ko El Nino ishobora guteza ibihombo biri hagati ya miliyari 10 na 20 z'amadolari y'Amerika mu bihugu bya Afurika bizibasirwa. Yongeyeho ko iki kiza ngo kizanavana mu by'aba bantu benshi. Kwezi kwa gatandatu uyu mwaka, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres bwaburiraga isi ko ishobora kwibasirwa n'icyo kiza cya El Nino. Yavuze ko isi ikwiye gukomeza gufata ingamba zigabanya imyuka ihumanya ikirere kuko ngo imihindagurikire y'ikirere irimo kugenda yongera ubukana bw'ibiza byibasira abaturage. Uyu muyaga ya El Nino ni kiza kamere kiba mu nyanja ya Pasifika kigira ingaruka ku kirere ku isi hose, aho gishobora gutuma harahagwa imvura nyinshi idasanzwe mu gihe ahandi habaho amapfa akomeye. El Nino iheruka yabaye hagati ya 2023 na 2024 igira uruhare rukomeye mu gutuma umwaka wa 2024 w'umwaka waranzwe n'ubushyuhe bwinshi kurusha indi yose mu mateka y'isi.
mu burasirazuba bwo hagati Iran yavuze ko ibiganiro iherutse kugirana na Oman ku micungire y'umuhora wa Hormuz bitareba na gato Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran Ismail Bakai yavuze ko ibyo ngo ari ibiganiro hagati y'igihugu cye ndetse na Oman gusa kandi ngo bikomeje, anongeraho ko inzira y'umuhora wa Hormuz ngo igifunze. Ibi kandi bitangajwe mu gihe uburasirazuba bwo hagati bwageze ku munsi wa gatatu wikurikiye ukwezi kwa kane uyu mwaka. Nubwo bimeze bityo ariko Iran yavuze ko iri maso ku buryo yakwirwanaho igihe icyo ari cyo cyose yaterwa. Hagati aho ariko Iran yatangajwe ko ahamagaje ambasaderi w'Ubufaransa muri Iran Pierre Cochard imushinja kwivanga mu bibazo byayo by'imbere mu gihugu. Bibaye nyuma y'uko tariki 20 z'uku kwezi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Jean-Noël Barrot yamaganiye ibyo yise ibikorwa bikomeye byo gutera ubwoba byakorewe abadiplomate babiri b'Abafaransa bakorera muri Iran bafunzwe by'igihe gito tariki 19 z'uku kwezi. Ferdinand, urakoze cyane Dosi. Mu kanya turinjira mu makuru noneho mu buryo burambuye. Twinjire mu makuru mu buryo burambuye. Buri mwaka tariki ya 28 Nyakanga no ku kwezi kwa karindwi hazirikanwa umunsi mpuzamahanga wo kurwanya indwara z'umwijima yaba yo mu bwoko bwa B na C zihitana abantu batandukanye hirya no hino mu isi kandi benshi. Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda kigaragaza ko indwara ya hepatite yagiye igabanuka hamwe bitewe n'ingamba zitandukanye leta yashyizeho zo kuyirwanya. Gusa ariko ikigo kigakangurira abantu kurushaho kwitabira kwisuzumisha kugira ngo bamenye uko ubuzima buhagaze. Umunyamakuru wacu Jeanne Ndayizeye arimo kubikurikirana. Jeanne, tubwira igikorwa kugira ngo habeho guhangana n'iyi ndwara. Ikigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC kigaragaza ko indwara za hepatite zagiye zigabanuka hamwe na gahunda leta yagiye ishyiraho zitandukanye zo kurwanya iyi ndwara n'ubuvuzi bwagiye bwegerezwa abaturage. Abaganga bakira abarwayi barwaye iyi ndwara bagaragaza ko mu by'ukuri basaba abarwayi kujya bitabira kwivuza hakiri kare ndetse no kwipimisha. Turi kumwe na Dr Shikama Felicien uvurira ku bitaro bya kaminuza bya Butare CHUB, ugaragaza yuko abarwayi bakira hari n'abajya babageraho barazahaye kubera ko bativuje kare batabimenye mbere. Bagasaba ko abarwayi abantu bose bajya bipimisha hakiri kare kugira ngo bamenye uko bahagaze, kuko izi ndwara za hepatite ngo zihitana benshi iyo itavuwe kare, ndetse ko ubimenye agenda afata imiti ikagenda zigabanuka. Mu by'ukuri yaba umurwayi yaje bitagera kuri kigero gikomeye cyane, batagira complications cyangwa ingaruka za hepatite B cyangwa se, abarwayi tubatangije imiti barakira. Ugasanga ntakomeje kugira ama complication haba kuri B cyangwa se, kireka nyine yakomeje kugira ama complication virusi turayigabanya mu maraso akaba atagikwiye kweza, ariko n'ubundi abamaze kugira ama complication ajyanye n'umwijima B cyangwa se. Iyo afite cirrhose ndagize afite indarushwima idashaka kubivana bitewe no kumutangije imiti, ariko nibuze wirinda ko yazagira nka izindi complications zirimo kanseri y'umwijima. Usanga virusi mbese twayeremenye mu maraso atabashwe gukwirakwiza cyane nka C. Iyo ugiye fashe imiti hakiri kare ubasha kuba wakira na B, ndetse ugabanya iyo ntabwo beremenye 100% nka C uko bigenda, ariko tugabanya ibyo by'uko agenda yanduza hepatite B cyangwa se. Navuze ko ibyo tuzakwibandaho mu by'ukuri yandaho ko virusi itera agakoko sida yandura. Ushaka kuyandurira mu gihe cyo gutanga amaraso atapimwe neza ushobora kuba yihandurira. Mbese n'uburyo butandukanye, ariko byose bigamije ko iyo habonetse amaraso n'amaso byahuye cyangwa se amatembabuzi y'umubiri umuntu ufite hepatite B yahuye n'ay'umuntu muzima. RBC igaragaza ko kuva mu mwaka 2017 aho yari iri ku kigero cyo hejuru, ariko ubu ngubu ikaba yaragabanutse. Tariki 28 Nyakanga buri mwaka hazirikanwa umunsi mpuzamahanga wo kurwanya izi ndwara zihitana benshi ku isi nk'uko imibare ya RBC igenda ibigaragaza. Urakoze cyane Jeanne Ndayizeye. Reka tuje ku buzima, tujye ku ngingo birebana n'uburezi. Kirimo kugarukwaho cyane nuko kuva kuri uyu wa mbere mu bigo bitandukanye by'amashuri abanyeshuri batabashije gutsinda ngo babone amanota bimura batangiye gahunda nzamura ubushobozi zabafasha kwiga
akora ibizamini ubashije gutsinda akazimukana n'abandi. Christine Ndacyayisenga nawe ari kuzenguruka ibigo by'amashuri bitandukanye byo mu ntara y'Amajyepfo. Chris ganira nabo ndetse n'abarimo kubigisha. Yego murakoze cyane nk'uko mwari mumaze kubivuga turi ku rwunge rw'amashuri rwa Butare Catholique ni mu karere ka Huye naho abanyeshuri kuri uyu munsi batangiye gahunda nzamurabushobozi. Gahunda nzamurabushobozi ni gahunda yashyizweho na Minisiteri y'Uburezi ku bufatanye n'ibigo bishinzwe uburezi aho bagamije gufasha abanyeshuri baba barabashije gutsinda neza amasomo baba barasabiwe gusibira bitewe n'uko batabashije gutsinda ngo bageze ku manota afatizo yo kwimuka bagashyirirwaho igihe cy'umwihariko cyo kwiga kugira ngo ababashije gutsinda muri icyo gihe cy'ukwezi baba bashyiriweho babashe kwimukana n'abandi. Ndi kuri Butare Catholique rero nk'uko nari mbivuze ndi kumwe na Mugisha Kenny. Yego nawe uri umwe mu batangiye kwiga muri gahunda nzamurabushobozi. Twereke ahantu wari wagize intege nke ni hehe n'icyo ugiye gukora kugira ngo uku kwezi uzakubyaze umusaruro. Ahantu nari nagize intege nkeya ni mu masomo atatu arimo ateye Icyongereza na seti nkaba ngiye kwisubiraho kandi nyiga neza ku buryo nzatsinda. Byari byatewe n'iki kugira ngo ayo masomo ntagende neza nk'uko ubyifuza? Ni ukurangana no kudakurikira neza ariko muri none singiye gukurikira. Intego ni iyihe rero ku buryo uvuga ngo nanjye uku kwezi ngiye kukubyaza amahirwe? Intego wavanye mu rugo uyu munsi mwatangiye nzamurabushobozi, intego wihaye ni izi uvuga ngo ngiye kuzishyira mu bikorwa kugira ngo nimukane n'abandi. Ngiye kwiga neza nimuke njye mu wa gatandatu nkora icya leta neza nsinde mbone boarding. Kugira ngo ubigereho rero urasabwa iki muri uku kwezi? Ni ibiki uvuga ngo navuye mu rugo mfite izi ntego? Navuye mu rugo mfite intego zo kwiga neza nkakurikira abarimu nkumva ibyo badufasha byose nanjye nkabikurikirana. Reka twakire na Chanel. Nawe uri umwe mu bandikiwe yuko wagombaga gusibira ariko kubera amahirwe yashyizweho ya nzamurabushobozi nawe waje kwiga. Aho wari wagize intege nke ni he? Mu masomo ane harimo mate, seti, Icyongereza n'ikinyarwanda. Chanel ugiye gukora iki rero muri uku kwezi mugiye kumara ku ishuri muri gusubiramo? Ngiye kwiga neza nkurikira abarimu kizemo umwete narangara. Ubushize byari byatewe n'iki ko utabashije kugera ku ntego zawe? Narasibaga cyane sinkurikira abarimu ariko ubu ngiye kubakurikira. Yego aba ni abanyeshuri bagaragaza yuko gusiba kutiga uko bikwiye ndetse n'uruhare rw'ababyeyi bashyiramo mu kudafasha abana gukurikira amasomo nk'uko bikwiye ngo babakurikirane ko bagiye kwiga bitabiriye ishuri uko bikwiye, biri mu byatumye hari abana benshi usanga barasibiye bitewe n'uko batakurikiye amasomo uko bikwiye bakaba baje muri iyi gahunda nzamurabushobozi. Ndi kumwe n'umwarimu wigisha mu mwaka wa 5 Ernest, reka tubwire mugiye gukora iki? Mwari mumaze amezi 3 mwigisha abana mu gihembwe cya 3 ariko birangira batimutse. Uku kwezi mugiye kugukoresha mute kugira ngo aba bana nabo bazimuke? Murakoze cyane. Aba bana tuba tumaranye umwaka wose. Imbaraga nkeya za buri mwana n'ubushobozi bwa buri mwana tuba tuzi aho buri. Kuba rero tuzi imbaraga z'umwana ubu tukaba tugiye kubamarana ukwezi kose. Uri mwana tugiye kumwitaho ku giti cye. Ibyo bizaduha imbaraga zo kuzamura buri mwana. Dufite icyizere yuko uku kwezi kuzashira hari icyo dufashije umwana. Mugihe nicyo musaba ababyeyi, rimwe mu bigarukaho nuko hari ababyeyi batita ku myigire y'abana ugasanga barabatererana bikaba bituma banasibira. Murabasaba iki muri uku kwezi mugiye kumara? Icyo twasaba ababyeyi ni ikintu kigaragara: uburezi. Umwana, umubyeyi n'umurezi. Igihe umwe avuyemo uburezi ntabwo bugenda neza. Birasaba rero ababyeyi kugira uruhare rwabo bagafasha abana, hanyuma mwarimu nawe akabona uko asozera bya bindi rwa ruhurirane rw'abana, ababyeyi n'umwarimu n'ibihura byanze bikunze bizarema umwana mwiza igihugu gitezeho byinshi. Rero nk'uko muri kubyumva aba ni abana bitabiriye gahunda nzamurabushobozi hirya no hino mu bigo by'amashuri. Abana kuva mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa 5 nibo batangiye no gahunda nzamurabushobozi, by'umwihariko abana batabashije gutsinda ngo barangize uyu mwaka w'amashuri 2025-2026 neza. Abatabashije gutsinda nibo bitabiriye gahunda nzamurabushobozi, aho yitezwe ko izatanga umusaruro kuko hari n'umusaruro igaragaza umwaka ushize yatanze yuko
hari abana bari baratsinzwe bagomba gusubira ariko bayiga bakimukana n'abandi kandi bakabasha gutsinda. urakoze cyane Christian Cyayisenga. Reka tuve aho ngaho mu majyepfo tujye mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rutsiro. Hari abaturage b'umurenge wa Rusiriya bavuga ko nta mazi meza ahagije bafite, bagasaba ko yakongerwa kuko byatuma bacukura no kuvoma amazi mabi yagira ingaruka ku buzima bwabo. Frederic Teranagiye muri santere y'ubucuruzi ya Mungoti abayituye bavoma amazi y'imigezi itemba. Hano nyine umuntu araza kuyavoma akayatekesha ibiri umuntu ajyayo ari nk'ayo kunywa. aya mazi tubona ari mabi usibye nko kuyameshesha nk'aya ngaya nta kindi kintu wayamaze. Ikibazo cy'amazi muri uyu murenge abaturage bavuga ko ari rusange, umubare w'abatuye uyu murenge n'ingano y'amazi begerejwe birahabanye ntahaza bose, ibiviramo bamwe gushoka ibishanga. Bakora rasiyonoma bavuga ngo niba ari uduce aya mazi ajya mu duce dutatu, ajya mu Rutsiro, akajya ahitwa Kiyanja, akajya na Mungoti. Utwo duce dutatu buri gace kagira iminsi 2 mu cyumweru. Noneho urumva iyo batangiye kuwa mbere ari mu Rutsiro no kuwa kabiri, kuwa gatatu akajya ku Kiyanja no kuwa kane, ubwo iyo minsi yose iri imbere abanyamungoti baba bari kurega bavuga ko amazi bamaze iminsi n'abayobona kuko ari make yagiye aho ngaho handi. Ariko tujya kuvoma twebwe amazi tukayagura bakatugura z'abakire ngo kubera ngo baba bafite ikigega ngo yo gaje ngo bahita ngo bafungura ngo amazi akajya mu kigega. Bifuza amazi ahagije abashoboza kwita ku isuku. Iyo tukaba dusaba ko amazi bashaka ukuntu wenda niba aho bayakura ari makeya bareba ukuntu babigenza nyine bakayongera Kenera kuba wenda nk'umuntu yakoropa nko mu nzu akabura amazi. Ikigo cy'amashuri hano hirya naho amazi ntabwo ajya agerayo, umva iyo abana badafite amazi ku mashuri nabwo ni ikibazo gikomeye. Ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro bwizeza abaturage ko mu gihe cya vuba hari imiyoboro izatangira kubakwa izaba umurenge wa Rusebe y'amazi ahagije. Uyu ni Kayitesi Dative, umuyobozi w'akarere ka Rutsiro. umufatanyabikorwa w'umushinga Rutsiro bitoshye niko bakunda kuwita. Mu buryo bwo gufasha abaturage harimo harakorwa imiyoboro Abaturage bagerwaho n'amazi meza muri uyu murenge ni 42%, naho mu rwego rw'akarere kose abagerwaho n'amazi babarirwa kuri 63%. Fred Ruterana mu karere ka Rutsiro. Barakoze cyane. Barishimira ko ikibazo cy'ingwate urubyiruko n'abagore basabwaga gutanga kikababera ingorabahizi kigiye kuvaho nyuma y'umushinga wiswe Kwihaza Project watangirijwe mu murenge wa Rutare. Twishimije d'office nawe yarari. Ikigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC kigaragaza ko no kubona ingwate bakomanze kuri banki n'ibigo by'imari ngo bibahe amafaranga bashyire mu bikorwa imishinga yabo. Icyo kibazo kugeza n'ubu hirya no hino kiracyagoye benshi. Ni ikibazo gikomeye kuba ufite umushinga mwiza ariko ukaba utabona amafaranga kubera ingwate muri banki, aho usanga dufite imishinga myiza ariko wajya kwaka amafaranga ugasanga ingwate irakubera imbogamizi. Niyo mbogamizi ya mbere ikomeye dufite uyu munsi wa none. Twebwe nk'abagore akenshi iyo ushaka nk'amafaranga bagusaba ingwate kubera ko ingwate ntayo ifite icyangombwa kiba kiriho umugabo nyine n'umugore, hanyuma umugabo we ntabyemera. Buri mugore wese abashaka amafaranga ariko kubera ikibazo cy'ingwate akabura aho ayakura. Ate bitewe n'amafaranga nanjye tuba dukeneye ntabwo aboneka kubera ingwate ntoya. Mu gukemura icyo kibazo cy'ingwate mu murenge wa Rutare mu karere ka Gicumbi abaturage bagejejweho ibikorwa by'umushinga Kwihaza Project wa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ushyirwa mu bikorwa na Access to Finance Rwanda n'ikigo cy'imari cya RIMU. Uwo mushinga utanga ingwate ya 75% ku batayifite kandi bakishyura inyungu ya 12% ku mwaka. Mukamana Beata ashinzwe gukurikirana imishinga y'ubuhinzi n'ubworozi muri RIMU aravuga ko yari amahirwe kubifuza guhingira isoko. Amahirwe yo gushora imari mu buhinzi bw'inyanya, ibitunguru, amatunda, avoka ndetse n'ubworozi bw'amafi ndetse n'uburobyi. Kandi iyo nyungu iri hasi ni uko Access to Finance Rwanda iba yarabatangiye inyungu y'inyunganizi mu buryo bwo kurushaho guteza abahinzi abanyarwanda muri rusange. Urubyiruko n'abagore
baravuga ko umushinga uje gukorera mu karere ka Gicumbi ari andi mahirwe badashobora kwitesha. 75% yo kutwishingira ku bantu badafite ingwate nta rwitwazo rundi rugihari. Ni umwanya mwiza kugira ngo twihutishe imishinga yacu, tugane banki inshinga yacu yihute, nta rwitwazo rugihari uyu munsi wa none. Rwose bugiye kubigisha mbashyira hamwe barundarunda nka perezida w'itsinda n'afite yari bifite ufurango cyagiye kongera yongera imishinga uzamuke rwashe kugira ngo gifate n'akabutika kajyemo acuruze afate nero kagatunga agashyira hariya. Icyo nabwira abandi bagore, hari abo mpagarariye ngiye kugenda mbibashishikarize. Mu by'ukuri nahise numva nyine binshimishije muri ibyo byose by'utungo n'ibyo nahisemo. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Nzabonimpa Emmanuel avuga ko yari amahirwe kubifuza kwiteza imbere babikesha ubuhinzi. Bigiye kunganira abahinzi batakaga igishoro muri ibikorwa by'ubuhinzi bwibanda ku nyanya, ibitunguru, ubuhinzi bwa avoka n'ibindi, ariko hakaza n'ubworozi bw'amafi. Numva rero ko imbogamizi zimwe zigiye zigaragara mu kunoza ibyo dukora mu kongera umusaruro, haza ikintu kijyanye n'ubushobozi. Baraguha ubushobozi, baraguha amafaranga agufasha mu buhinzi, baraguha amafaranga mu kubona yewe naho wahinga, kandi ibyo ngibyo ndi kuvuga birongera bikaguhindukira ingwate. Ntacyo umuturage ari gusabwa rero kindi, ni amafaranga ku nyungu ntoya, ni amafaranga mu by'ukuri agamije gufasha abahinzi kwiteza imbere, by'inyungu bibona ko bititaweho cyane, ni amafaranga nyungu ntoya cyane. Uwo mushinga Kwihaza Project ukorera mu turere 22 mu Rwanda, ukaba uterwa inkunga n'umuryango w'ibihugu by'Uburayi na leta ya Luxembourg. Tuyishime Jadofis mu karere ka Gicumbi.